bacira umugani babamuza umugani noza vikanange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma, hari kera ubunyise umwana nakwica. Neza neza imyaka 15 irashize leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yongeye guha agaciro umunsi w'umuganura. Ni nyuma yo gusanga ko uyu muganura muri leta zabanje utarahabwaga agaciro ukwiye. Ni ukuvuga ko mu mwaka wa 2011 aribwo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagaruye umuganura. Ibi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabikoze ishingiye ku ruhare umuco ndetse n'ubumwe byagize mu kubaka igihugu nyuma yo kuva mu icuraburindi. Abakuru, abanyamateka ndetse n'inzobere mu mateka y'u Rwanda bavuga ko umuganura ushimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Benshi bahuriza ku kuba umuganura ari ikimenyetso cy'ubumwe, kuko ngo mu gihe cyo hambere iyo abantu bezaga bakusanyirizaga hamwe ibyo bejeje bagasangira, bakaganira, bakizihirwa ndetse bakanezerwa. Ibyo bikagaragaza urukundo, dore ko muri icyo gihe uwabaga atarejeje nawe baramuhamagaraga ntibamuheze ngo nuko atejeje. Umuganura w'umufatiye indangagaciro zikomeye zafasha abanyarwanda kwishakamo ibisubizo by'ibibazo bari bafite ndetse byari bibugarije. Izo ndangagaciro harimo kunga ubumwe, gukunda igihugu, kwimakaza umurimo unoze, gusabana, gufashanya, guharanira kwigira ndetse n'izindi. Umuganura kandi urwibutsa kugira umurimo unoze, tukabona icyo tugaruza igihugu ndetse tukabona ibisubizo by'ibyo twifuza byose, dore ko kandi uwo murimo unoze kugira ngo tuwugereho bisaba igenamigambi. Akandi kamaro k'umuganura ni uko udufasha kugira imihigo ndetse no gufata ingamba zo kongera umusaruro w'umwaka utaha. Ikindi wamenya cyo kandi ni uko burya ngo umuntu arasaza ariko umuco ntusaza, kubera ko iyo abantu basangiriye hamwe baba bahuje n'ubumwe. Mu muganura muri iki gihe kwizihiza umuganura byarenze kuganura ku bikomoka ku buhinzi n'ubworozi gusa, ahubwo byageze no mu zindi nzego zireba ubuzima ndetse n'iterambere ry'abanyarwanda. Ni ukuvuga ko ku muganura abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda tugomba gufata umwanya tukiza umusaruro w'ibyagezweho mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ibyo birimo imihanda, amashuri, amavuriro, ibibuga by'imipira, ibikorwa by'amazi ndetse n'amashanyarazi, tutibagiwe n'ibikorwa by'ikoranabuhanga. Ibyo byose ndetse n'ibindi byinshi akaba ari ibikorwa tugomba kuganira kuri uyu muganura wo muri uyu mwaka kuri tariki ya 7 Kanama 2026. Ingiro TV iboneye kubifuriza kuzagira umuganura mwiza wuje ubusabane, ubushishozi, guhiga ndetse no guhigura. Izi ni mikro z'Ingiro TV, ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Mugire byiza, asante.